Abantu benshi muri iyi si bakennye abakunzi, bakennye kwitabwaho kandi bumva babikeneye koko, kandi nibyo ikiremwa muntu ukuntu kiremye kiba cyumva gikeneye umuntu cyitaho. Abantu bakennye abapartner mu gihe isi yuzuye ingaragu nyinshi, ikaba inuzuye n'abakobwa benshi badafite abakunzi. Ababashije guhura bagakundana, ababashije guhura bakajya mu rukundo, nabo ntibikiramba kubera ko abantu benshi bajya mu rukundo bazi yuko basanze umunezero, bazi yuko basanze ibyishimo, bazi yuko baje mu mahoro. Mbega baba bumva yuko iyo bakundanye cyangwa se iyo ahuye n'umuntu akunze bakaba bemeranyije gukundana, ibintu bigiye kuba paradizo. Ariko mu by'ukuri urukundo si uko rumeze, urukundo si uko ruteye. Urukundo rwa nyarwo rurabanza rukakwangiza, rurabanza rukakubabaza mbere yuko rutangira kukubaka. Ibyo bintu byumvishe neza. Urukundo rurabanza rukakubabaza mbere yuko rutangira kukubaka, mbere yuko rutangira kukunezeza. Ibyo ngibyo ndi kukubwira ni ukuri. Impamvu urukundo ari uko nguko ruteye, cyangwa se impamvu formule y'urukundo ugomba kurutekereza gutyo, urukundo mbere na mbere banza umenye yuko atari ikintu cyagenewe abanyantege nke. Urukundo ntabwo ari ikintu cyagenewe abanyantege nke. Niyo mpamvu wowe ubona utajya ukundana ngo bimare umwaka, niyo mpamvu ubona wowe gukundana ngo bimare ukwezi byakunaniye, ni ukubera ko uri umunyantege nke. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ubundi urukundo ikintu cya mbere rusaba, igihe cyose ugiye gukundana n'umuntu, ibyo bintu uzagenda ubyizeye ko bizakubaho kandi ugenda ubyiteguye. Urukundo rusaba kwihangana. Cya gihe umutima wawe, ubwibone bwawe, kwiyumva biri kukubwira ngo gerageza wihorere kuri uyu muntu ukubabaje, nawe bimwiture. Ntabwo urukundo ari ihangana. Igihe cyose wumva ko ukeneye kwihorera n'umukunzi wawe, igihe cyose wumva ko niba kubabaje nawe ugomba kumubabaza, ibyo bintu ntibizigera bishoboka. Oya, urukundo rusaba kwihanganirana. Bakwihanganire nawe umwihanganire. Igihe cyose kwiyumva kwawe, ubwibone bwawe buri kukumvisha yuko uri hejuru cyangwa ari wowe muyobozi w'urwo rukundo, ari wowe shoferi muri urwo rukundo ntabwo ruzamara kabiri. Kuko urukundo rutarimo koroherana, urukundo rutarimo ubwumvikane, ubwubahane, urwo ruyoyoka rwose vuba. Urwo ngurwo ntiruramba, ntirutinda, kandi nawe ntabwo ibimenyetso utinda kubibona. Urukundo ni ikintu kigoye cyane, kuko cyagiye wumva ufite ibinyoma ushaka kubeshya kugira ngo wirinde, cyagiye uri kumva ibinyoma byawe ufite biri buze kuba ingabire bugukingire, nicyo gihe ukuri kuba gukenewe. Hari abantu benshi baba bazi yuko urukundo, cyangwa se baba bari mu rukundo kubera ko afite ubwoba bwo kubura uwo mupartner wiwe, yamukoreye amakosa, akumva ntari buze kwemera ukuri, akumva ntari buze kwemera icyaha kugira ngo amugumane. Brother cyangwa sister, niba waragiye mu rukundo rwa nyarwo, urabizi neza yuko icyo gihe ari cyo gihe wabuze umupartner wawe. Kuko urukundo rutangizwa n'icyizere. Urukundo bitangira akwibonamo nawe umwibonamo, yumva yuko ubwumvikane, kwizerana, kugucira bugufi agiye kubigukorera. Igihe cyose wowe ari wowe utangije akantu ko kuza kumena icyo kirahure cy'icyizere, uzanamo ibinyoma, brother cyangwa sister, ibinyoma ntago bijya bitinda, ntago ibinyoma byakurengera. Igihe cyose uzanye ukuri, ni ikimenyetso cyerekana yuko witeguye kwikosora, ni ikimenyetso cyerekana yuko witeguye guhinduka. Abantu benshi ibi bintu ntago bajya babitekerezaho, ariko buriya umuntu wese uri kukubeshya ikintu uzi neza ko yakoze, cyangwa se umuntu wese ufite ibinyoma mu makosa ye, ni ikimenyetso cy'uko aba atanemera yuko yakoze amakosa. Umuntu niba hari ikosa mwahuriyemo, cyangwa se hari ikosa wamubonyeho, ukaba ugerageje kurimubwira akaba atangiye kuryorosaho ibinyoma, ni ikimenyetso cyerekana yuko kwikosora kuri we bidafite intebe, bidafite umwanya muri we. Niyo mpamvu umukobwa uzi ubwenge, cyangwa se umusore uzi ubwenge, akikubonaho ibyo bimenyetso, uba ubaye red flag. Ubu uri umuntu agomba guhita areka cyangwa apostponinga urwo rukundo rwanyu. Dore itandukaniro ryawe n'umukunzi wawe. Wowe w'umunyantege nke mu rukundo, uba ukeneye attention, uba ukeneye yuko bagutega amatwi, uba ukeneye yuko bakumva, uba ukeneye ko bakwereka yuko ufite agaciro. Nyamara wa wundi ukomeye mu rukundo, wa wundi uri mu rukundo, we aba akeneye kurinda amasezerano, abakeneye kurinda amasezerano mwagiranye, abakeneye
kurinda cya cyizere wamuhaye, nawe kugira ngo arebe yuko atakubabaza, agerageza kurwana no kutakubabaza, nubwo bikunda kugorana. Akenshi na kenshi niko isi imeze. Mu kinyarwanda babivuga neza ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ikintu gitangaje muri ino generasiyo, abantu benshi bakeneye kumva bakunzwe, akeneye kumva urwo rukundo, akeneye kumwereka iyo attention, akeneye kumwereka izo affection z'urukundo, ariko nta muntu n'umwe ushaka kwikorera responsabilité zizira muri urwo rukundo. Nta muntu n'umwe ukeneye kwikorera ibyo byiyumviro, nta muntu n'umwe ukeneye kwikorera ibyo bitambo bizira mu rukundo, nta muntu n'umwe ukeneye kugira ya discipline isabwa kugirwa mu rukundo. Nta muntu n'umwe ujya utekereza ko cyangwa se ujya wumva ko kubyuka buri munsi ukongera ugahitamo wa mukunzi wawe, kabone n'ubwo yaba yakurakaje, kabone n'ubwo yaba yakoze ibintu utemeranya nabyo, nyine ari ibintu by'ibanze agomba gukora. Ahubwo ikintu uhora ukeneye ni ibyo byishimo biva muri urwo rukundo, ni uguhora ubona ibintu bimeze neza mu rukundo. Ariko brother cyangwa sister, bitewe nunteze amatwi aho uherereye hose, reba environment urimo, reba igihe umaze muri iyi si, nihe hantu wageze cyangwa se nihe hantu wicaye ugasanga hari amahoro arambye. Ibintu byo muri iyi si ni ups and down, ibintu birahindagurika. Ibintu nimba mwishimye aka kanya, itegure ko anytime mushobora kubabara. Bajya bavuga ngo umuntu wishima cyane niyo bigeze mu gahinda ababara cyane. Gerageza ubalance cyangwa se gerageza uringanize ibyiyumviro byawe muri urwo rukundo urimo, niba wifuza kurubona ruramba, niba wifuza kurubona rukomeza gukura. Ni ibintu bisanzwe cyangwa bimaze kuba ibintu bisanzwe ko buri muntu wese ashobora kubasha kukubwira ijambo ndagukunda. Ni ibintu bisanzwe ko proposal umuntu ashobora kukureba akakwishimira, akaba yagukunda, akaba yumva yaguhitamo, akaza akagusaba urukundo. Kandi ibyo bintu iyo no kubyumva, iyo nkuru no kuyumva iryoheye amatwi pe. Ariko se igihe ibintu bizaba bitameze neza, urumva wa muntu wasabye urukundo cyangwa wa muntu wemereye ko muzakundana muzagumana? Ese igihe kuvugana, communication muri mwebwe itangiye kugorana, igihe hatangiye kujyamo distance bitewe n'akazi, bitewe n'igihe, bitewe n'ibintu bitandukanye bishobora gutuma umukunzi wawe kujya kure, igihe ubuzima buzarekera gukomeza gusa nka firme, bya bintu uri kubona mugikundana cyangwa se twadukeya tw'urukundo rushyashya rugishyushye, tuzaba duhagaze none utangiye kubona realite. Ese aho hantu uzahaguma? Aho ngaho rero niho, aho ngaho umutima utangiye kubona ibintu bihindutse, aho ngaho ibyiyumviro byawe bitangiye kugabanuka cyangwa se utangiye guhumuka, none utangiye guhura n'urukundo na reality y'urukundo. Niho abantu benshi batinya kuba, niho abantu benshi bahita baburira, niho abantu benshi batangira no kubiviramo. Kubera iki? Atangiye kubura bya byiyumviro. Abantu benshi ushobora gusanga mu mezi 12 ashobora kuba agize abakunzi 12 kubera aryoherwa na ka kantu gashya, rwa rukundo rushya ruba rukiri hot, kwa kwezi kwa mbere, bya byumweru 2 bya mbere bya communication, byo kwitanaho bya buri kanya bitarambiranye. Abantu benshi ibyo bihe barabikunda, ariko ibyo bihe ntibiramba. Iyo bivuyemo wumva wabigumamo? Icyo nicyo kimenyetso kikwereka ko uri umunyantege nke mu rukundo. Icyo nicyo kimenyetso kikwereka ko gukunda atari wowe byagenewe. Muvandimwe uteze amatwi iki kiganiro, nakumenyeshaga ko urukundo ruzagushyira ahagaragara, cyangwa nuramuka ugiye mu rukundo n'umuntu uzajya ahagaragara, kubera ko urukundo ruzagusaba gushyira ubwibone bwawe hasi, ruzagusaba gushyira izo insecurity zawe hasi, ruzagusaba guta bwa bwoba bwo kumva yuko bazagusiga, bwo kumva yuko n'ubundi azagenda umunsi umwe, bwo kwiyumvishwa kuri kuntu abantu babivugisha ngo n'ubundi nibi ntibizaramba. Ibyo byose urukundo ruzagusaba kubita. Urukundo ruzagusaba kubaho ugira icyizere, cya cyizere watakaje, cya cyizere wumva cyangiritse, urukundo ruzagusaba kukigira. Abantu benshi rero iyo bageze muri ibyo bihe birabagora cyane, bitewe na experience y'ubuzima baciyemo, bitewe n'ibyo amatwi yabo yumvise, bitewe n'ibyo amaso yabo yabonye, cyangwa se na relationship za mbere babanjemo. Iyo bageze muri ibyo bihe birabagora. Ariko nyamara urukundo ntabwo ari
ngo gushaka ngo umuntu wa nyawe ngo I'm finding the right person, ibyo bintu nkunda kubyumva n'abantu benshi. Oya, ahubwo urukundo ni ya capacity cyangwa se ni ya capability yo kuba wowe wabasha gutuma urukundo rukomeza kubaho rugatinda ku rwego ushoboye. Sinkubwiye ngo uzikorere urwo rukundo rwose urushyire ku bitugu byawe wenyine, ariko byibuze wowe imbaraga zawe, ubushobozi bwawe bushobora gutuma urukundo ruramba mu gihe kingana iki, mu gihe umukunzi wawe atari kukunaniza. Niba wowe utabasha kurinda urukundo cyangwa se utabasha kuba captain muri urwo rukundo rwawe ngo rukomeze rubeho, icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko urukundo nyine atari wowe rwagenewe. Ibyo byose ndimo kukubwira bigusaba kuba ukomeye mu byiyumviro, kuba uri umuntu uzi gukontorora emosiyo zawe, kuba uri umuntu ukuze mu mutwe. Ibyo byose bigusaba kuba uri umuntu uzi kwikontorora mu buzima bwawe, kubera yuko abantu ba mbere bakomeye cyangwa se abantu ba mbere b'abanyembaraga ntabwo ari ba bantu batarira. Oya, ntabwo kuba umuntu arira ari ikimenyetso cy'uko ari umunyantege nke, ahubwo abantu ba mbere b'abanyembaraga niba ari abantu bamenya gukunda nubwo byaba bigoye, nubwo byaba biri kurushya, nubwo waba uri kubona biri kukugora, ariko ukamenya byibuze gukomeza gukunda. Abantu benshi ntabwo ubwo bushobozi babufite. Igihe cyose wowe udafite umukunzi cyangwa se wowe wicaye aho ngaho utegereje gukundwa, uhora uvuga ngo ntegereje ngo umuntu wa nyawe, ngo ntegereje the right person, nawe uzicara ubanze wibaza uti ese am I the right person? Ese nanjye ndakomeye ku buryo natuma urukundo rukomeza kubaho? Ese nanjye ndi wa muntu uzabasha kwihanganira ibibazo byose nzasanga mu rukundo? Kuko urukundo ntabwo ruhora ruri sweet. Ibyo bintu ni ibintu bisaba kuba uri mature mu mutwe, kuba ukuze mu mutwe kugira ngo ubashe kubyunderstanding. Niba nawe wumva yuko ibyo bintu wabasha kubyihanganira, niba wumva yuko uri ready guhura n'ibyo bintu byose ariko ukabasha kubyihanganira, ukabasha kurinda relationship yawe n'uwo muvandimwe cyangwa se n'uwo mupartner wawe ubona wahisemo, that means ko urukundo ari wowe rwagenewe. Urukundo ntabwo rwigeze rugenerwa abanyantege nke. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha ngaha. Wowe reba hasi niba wakoze subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'ibindi biganiro byiza nk'ibi ngibi bica kuri YouTube channel. Ciao ciao.